nk'ibisanzwe rero ndi wa muhungu wanyu bita Nitangaja. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wakorera amafaranga biciye mu ma application atanu. Abantu benshi hano muri Afrika ntago bazi application wakoreraho amafaranga ukaba watangira guhembwa. Abantu benshi ntago bazi ama application amwe namwe agiye atandukanye wakoreraho amafaranga ukaba wahembwa biciye kuri telefoni yawe. Uyu munsi niyo mpamvu ngiye kukwereka ama application eshanu wakoresha ukaba watangira gukorera amafaranga kandi zemewe muri Afrika koko zitanga amafaranga neza hano muri Afrika. Turahera ku mwanya wa nyuma turasoza ku mwanya wa mbere. Uze gutanga comment niba iyo wari wizeyemo koko iyo application yajemo, cyangwa niba itajemo ikaba yari irenze nkaba ntayishizemo nkaba nazakora iyindi list nayo nkayishyiramo. Icyo ngusaba niba rwa mbere ugeze hano ukande like, subscribe, share, comment. Ibindi ukeneye uze kubimbwira nyuma muri comment nzaze tubirebera hamwe. Niba ari uko wafungura PayPal ukaba utabizi uzabinsabe nabyo nzabikora. Application ya mbere turi bwahereho ni application bita Sweetcoin. Ya application bita Sweetcoin ukinjiramo ni application imeze gutya. Sweetcoin ifite logo yasa utaza kwigeraho ukayoberwa, harabaza kureba application kugira ngo barebe logo ikabacanga. Ifite iyi ni application ya gatanu bayita Sweetcoin. Sweetcoin rero ni application ifite abayidownloadinze muri telefoni zabo bangana na miliyoni 100, ikagira views zigera muri miliyoni 2. Noneho ikiza ki application kuyidownloadinga ukoresha mega nkeya cyane, aho ukoresha mega zigera muri 85. Uri kumva yuko ari application yoroshya ibintu rwose mu kanya nka gato nkako guhumbya ukaba watangira ukaba wakoresha Sweetcoin utangira ukorera amafaranga akayabo agaze. Application ya Sweetcoin ukinjiraho urabona yuko ushobora kuhita ukoreraho ama gift card agera muri 20. Application mu minsi 5 yonyine ukaba ufite ama gift card agera muri 20 ukahita utangira ukabikuza, ugatangira ukarya amafaranga witurije, ugatangira ukabikuza. Iyi application ya Sweetcoin ni gutya imeze. Urabona uko ari application nziza. Ku bantu mutabizi kubikuza PayPal muzambwire nzabibigisha. Akandi ikindi uzajye wibuka niba ugiye kudownloadinga application uzajye ureba zino view. Iyo ufite view 4 kuzamuka nyine guhera kuri 4 kuzamuka kugeza kuri ku 8, cyangwa iri munsi ya 4 iri munsi ya 4 gasanga iri muri 2, iyo application ntago iba yizewe. Iyi ni application yari iri ku mwanya wa 5. Reka turebe application iri ku mwanya wa 4. Ya application iri ku mwanya wa 4 bayita Playtime. Playtime ukuntu imeze ni application nayo ifite iboro ya $1 imeze gutya, aho ushobora guza ugakiniraho game. Iyi application nayo ni application yizewe. Ukiyinjiramo iyi application bahita bagukoma icyo bita bonus y'amadolari 15. Ukiyinjiramo bahita bagukoma amadolari 15. Iyi application rero uri kumva ko ari application nziza cyane ku buryo wayikoresha ukaba watangira gukorera atubutse ukoresheje iyi application. Iyi application rero urabona yuko ari application yishyura biciye mu buryo nabwo buriho uburyo yishyuraho. Iyi application icyo ugomba kwimenyaho, iyi application nayo ya savinzwe n'abantu muri telefoni bangana na miliyoni 50, ikagira view ziri muri 4K. Ahangaha nababwiye ngo kano kantu mugomba kukwitaho mu gihe mugiye kudownloadinga app uzajya usanga iri munsi y'imibare rwose, ubwo ntago nzi neza. Ukadownloadingishwa megabyte 60. Iyi ni application nayo itanga amafaranga neza bayita Playtime cyangwa ugakora na mobile money rechange. Aha iba yemewe kuyaguha kuri iyi application. Application iri ku mwanya wa 3 yitwa application ngiyi yitwa Power App Survey. Iyi application yitwa Survey. Iyi app ni application iri ku mwanya wa 3. Iyi application rero nayo ibikora neza. Urabona ko ari application ifite logo y'umuntu ufite akantu k'idolari. Ambo iyi application na application nziza wakoreraho amafaranga biciye mu buryo bw'ama survey, ama paid survey, kuko hano
nabonye bikunda kuri iyi application ukaba wabikuza. Mwabantu mwe mushaka kubikuza gufungura PayPal, mwambwira nkazabereka uburyo wafungura PayPal bworoshye. Ahanga bakwishyura noneho iyo ukinye amasurvey ugashaka kuba wakurishaho amafaranga, aha ukoresha PayPal, Bitcoin, ahangaha ugakoresha ndetse uhuza na banki bitewe na banki ugakoresha Amazon cyangwa se ugakoresha Google, ukaba ugakoresha Google Play ukaba wakuraho aya mafaranga. Iyi application rero ni imwe muri application nziza nazo zishyura amafaranga mu buryo bworoshye. Iyi application rero bita Pawanis Survey Money niko nayita yuko nayo ari ya danje, ibikora neza. Abayidownloadinze uje ukareba muri telefoni uze ukareba mahangaha ukaza ukareba ku bayidownloadinze bangana na miliyoni 10. uri kumva ko atari abantu bake. Noneho uje ukareba megabytes downloadinga zigera muri 16. noneho kakantu nababwiye kama views urabona ko ifite 4 kuzamuka gutyo, urabona ko ari application yagize views nziza. Iyi application rero nayo wayikoresha ikaba yabigukorera. Narababwiye ngo nzanya makora ya video zirukanse kandi zibangutse. Application turasanga ku mwanya wa kabiri niyo bita ni application turasanga ku mwanya wa kabiri bahita Toroka. Iyi application bita Toroka ni application nayo ibikora neza. Iyi application bita Toroka noneho ahangaha naho uraza ukaba wakina game. Mu gukina game kwayo baguha icyo bitwa amatonokas, ukaba watangira gukorera amafaranga. Iyi application rero urabona ahangaha ho utangira gukuraho amafaranga ufite ku madolari 2 ukazamuka ugatangira gukuraho amafaranga ufite amadolari 5 kuzamura. Iyi application rero urabona yuko nayo ari application nziza wakoresha ikaba yaguhamba amafaranga. Ikintu nakundiye iyi application impamvu nyisize ku mwanya wa kabiri nuko nabonye nayo ibikora neza kandi ibikora byihuse. Iyi application rero ugomba kuyikoresha kuko nayo irizewe. Tuje tukareba mu maviews yagize nayo urasanga ari megabyte, urasanga yaradownloadingwe muri telefoni zabo na miliyoni 10. Kuyidownloadinga uyishyira muri telefoni yawe ubwawe ifite kuba wayikuraho ukayidownloadinga ifite megabyte 20, ukaba watangira kuyidownloadinga kugira ngo uyikoreshe. Noneho ikagira views zigera muri 1 kuzamuka, 0.1 kuzamuka gutyo. uri kumva ko ari application nziza yagize views 300 na kuzamuka. uri kumva ko ari application nziza dusanze ku mwanya wa kabiri. Ni iyihe application iri buze kuza ku mwanya wa mbere? Ja application rero iri ku mwanya wa mbere ukuntu bayita yitwa M-Pesa. Nshobora kuvuga ngo M-Pesa utazi uko babyandika gutya. M-Pesa na application imeze gutya, nanjye nyifite muri phone niyo nkunda gukoreraho amafaranga. Iyi application bita M-Pesa noneho ni application nziza ugomba kuba wakoresha uyu munsi uhereye nonaha, kuko igira uburyo bworoshye bwo kuba wakoreraho amafaranga. Iyi application mbere yuko tuyikorera amafaranga nzabereka noneho n'uburyo mbikuzaho amafaranga kuri iyi application. Ntaragira ikintu mberekaho. Iyi application ya M-Pesa nayo iri muri application zikubi. Nubwo abantu benshi batayizi ya downloadinzwe, uri kumva ko ari benshi, sinavuga ko ari bake, na miliyoni 5 igira views zigera ku bayidownloadinze bose. urabona yuko bemeje ko ari application nziza yagije views 4.4. uri kumva ko ari application abantu bagiye bakunda. Iyi application rero bita M-Pesa, iyi application ushobora kuyikoreraho amafaranga mu minota mike. Ahangaha uri kubona yuko ushobora kuhita ukoreraho amadolari 100 mu minota mike. Ahangaha ukoresha PayPal, Amazon ni ahangaha uraza
muri application uba wemerewe kubikuza ya M-Pesa, uba wemerewe kubikuza ari uko ufite ama coins 200. Iyi ni application nziza kuko iyi application uba wayikiniraho game. Iyi application uri kumva yuko iyi application ni nziza kuko nayo ibikora neza, igira uburyo bw'amasurvey, ubwo buryo nzabubereka bw'uburyo ikora. Iyi application uyikoresha uri gukina game, ikaba noneho yaguha amafaranga, noneho ugakora rechange ukaba wayahabwa muri mobile money, ukayahabwa ku mayinite. Nkuko nari nabikubwiye, iyi application ni application nziza ugomba gutangiraho nonaha kuko ifite uburyo bwa Amazon, ikagira uburyo bwa Google Card ukaba wakwishyurwa, ikagira n'ubwo bita mobile money rechange. Iyi application uri kubona yuko ari application nziza cyane, application itanga amafaranga byoroshye. Iyi application rero nari nabikubwiye ngo wemererwa kubikuza ari uko ufite ama coins 200, cyangwa se bitewe nayo ufite ushobora no gukina wagira ama coins nk'ibihumbi 200 cyangwa se arenzeho, ukaba nawe wahita uyabikuza. Niyo wagira ama coin 800 uhita utangira kubikuza. Izi application nizo nari naguteguriye rero, ni muri zimwe application zibikora neza. Izi application kuva ku mwanya wa 5 kugeza ku wa mbere, uze kumbwira application wari wategereje koko urayibura. Izi application nkweretse zose kuza ku mwanya wa mbere dusanzeho M-Pesa, uze kumbwira iyo nari gushyira ku mwanya wa mbere cyangwa se iyo nari gushyira ku wa nyuma. Bashimiye ko mwanyumvishe, nitwa Nitangaje nk'ibisanzwe, mbakunda birenze. Duhuriye muri video ikurikira. Iyi video niba yagufashije ukande subscribe, like, uze gufungura inzogera, ibindi tuzabirebera hamwe muri comment. Ciao ciao, ndabakunda.